Yesu ashimwe bene data dufatanije gucungurwa muri Kristo Yesu. Amazina yanjye nitwa Nyiramukiza Betty, ndi mwarimu muri Chapelle Internationale ya Kacyiru. Nejejwe n'Imana uyu mwanya ko impaye akanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ndabakunda cyane, iyo ndi hano mba niyumva muri famiye. Niyo mpamvu iri jambo tugiye kuganira mbinginga ngo ribafashe muri Kristo Yesu. Turasoma ibyakozwe n'intumwa 23, duhere ku murongo waho wa 19 tugeze kuri 22. Haranditse ngo umutware w'ingabo amufata ukuboko aramwihererana, aramubaza ati icyo ushaka kumbwira ni iki? Aramusubiza ati abayuda bahuje inama yo kukwinginga ngo ejo uzamanure Pawulo umujyane mu rukiko. Nabo bigira nk'abashaka kumubaza ibye ngo barusheho kubimenya neza. Ariko ntubumvire, kuko abantu babo basaga 40 bamwubikiye, barahiye, bahize yuko batazarya ntibanywe bataramwica. Kandi none biteguye, bategereje isezerano ryawe. Umutware w'ingabo asezerera uwo muhungu, maze amaze kumwihanangiriza ati ntugire uwo ubibwira yuko umburiye ibyo. Imana ishimwe. Dukomeje no kuri 23 hari amagambo meza, ariko ikintu ushatse kuvuga bene data ni ukuntu Imana igira inzira nyinshi. Mu nzira igira harimo n'izo kuburira ubwoko bw'Imana. Pawulo uyu mugaragu w'Imana yahuye n'ibikomeye byinshi, yaziraga ubutumwa bwiza. Yari ari mu banyamadini, yari mu banyamahanga, kandi abo bose barasengaga, bari bazi Bibiliya, bari barize mu masinagogi. Ariko Imana ishima kugerageza Pawulo muri ubwo buryo, kugira ngo bitubere urugero ko natwe hari ibyo tuzanyuramo tukageragezwa nabyo, ariko bishatse kutwigisha ko tugomba gukomera muri ibyo, kuko na Pawulo yarakomeye. Icyo rero byashakaga kuvuga cyangwa bivuga ni uko ni kenshi Satani ahiga imihigo, akumva atazarya, ataranywa, atarakugambiriraho ikibi, ataragisohoza. Ariko duhereze Imana icyubahiro, kuko ijya iturwanira intambara nyinshi, izo tuzi n'izo tutazi. Ndumva mfite intego ivuga ngo twubahe Imana, tugire umushinga wo kubaha Imana, kuko uwo mushinga ntabwo ujya uhomba. Pawulo yubashye Imana kugeza ku rwego avuga ngo jyeweho, haleluya, maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, narinze ibyo kwizera, ibisigaye mbikiwe ikamba. Ndumva nifuza ko Imana itwambika imbaraga ku rwego dusingira kwizera kuri ku rundi rwego, nk'urwo Pawulo yagize ari mu kaga. Nubwo yafunzwe azira ubutumwa bwiza, bakamujyana muri gereza, bakamukorera ibibi byinshi, bakamukubita inga, ibintu biremereye cyane. Ariko Pawulo yagize gukomera ku bukristo, ku buryo yumvaga nta kintu cyahungabanya umutekano we n'Imana. Bene data, nicyo cyifuzo mfite, nawe ndifuza ko wakigira, kugira ngo turusheho kwegera Imana no kuyiringira, nubwo Satani adutega imitego hirya no hino, nk'uko yayiteze Pawulo n'abandi bene data, intwari zo kwizera. Hari igihe aba yateze ahantu hose yumva yuko utagomba kubaho, ariko uriho mu izina rya Yesu, uzabaho kubera ko Kristo niwe uriho muri wowe. Imana ibaha umugisha. Rero nashatse kubabwira ngo dukomere kuri uyu mushinga wo kubaha Imana, dukomere ku mushinga wo kubaha Imana no gukiranuka. Ntabwo uhomba bene data. Yosefu murabizi byamubayeho, yubashye Imana ariko ntabwo yahombye. Pawulo yubashye Imana ntabwo yahombye. Ariya yavuze ngo si uko maze guhabwa cyangwa ngo mbe maze gutunganywa rwose,
ahubwo ndakurikira kugira ngo ahari fata icyo Kristo yamfatiye, aho yavuze ngo bene data, sinibwira yuko maze kugifata, ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Imana idusure cyane. Aha rero urumva ko yaragaragazaga ko akiri ku rugamba, akirwana intambara, ariko kandi agira komitimenti, yariyemeza aravuga ati ubwo niyemeje si uko maze guhabwa, si uko nari nagera aho Satani atageze imyambi, ariko icyo nzi cyo ni uko nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Ibyo byanditse mu Bafilipi ibice 3 umurongo wa 12 gukomeza. Hari amagambo menshi meza. Imana ibaha umugisha bene data. Numvaga aya magambo twayaganiraho. Ngana ku musozo rero, hari aho Yesu yavuze ngo muri umunyu w'isi. Kubera iki Yesu yagereranije abigishwa be n'umunyu? Umunyu ubundi, umumaro w'umunyu reka tuwurebe. Umunyu uryoshya ibintu, ubundi umunyu uryoshya ibiryo. Amaserire menshi agize umubiri agizwemo n'umunyu, harimo umunyu. Umunyu muri make ugira umubiri. Ese reka mbabazi, kuki Yesu atavuze ngo muri isukari y'isi, akavuga umunyu? Umunyu, haleluya, wibitsemo ubudahangarwa bwinshi. Umunyu wibitsemo ubudahangarwa kuko uzarebe ushyize isukari hariya n'umunyu, isukari inshishi zirayirya, ariko ntabwo umunyu zipfa kuwegera kuko urakomeye nyine. Yesu rero avuga ngo muri umunyu w'isi, ngo mbese umunyu umaze gukayuka niki cyawuryoshya? Imana itugirire neza. Imana irashaka ko tuba umunyu, turyohera isi. Hari abantu ubuzima bwabihiye, hari abantu baremerewe n'ubupfubyi, hari abantu baremerewe n'ubupfakazi, hari abantu baremerewe mu ngo, bakeneye inkuru nziza iguturutseho, bakeneye ijambo ry'ubugingo ry'ihumure riguturutseho. Rero ndagira ngo mbasabe bene data, tube umunyu w'isi, dutware umucyo. Kandi abantu babihiwe n'ubuzima bakeneye yuko bongera kumva ijambo ry'Imana rihumuriza imitima yabo. Imana ibaha umugisha, Imana ibakebuke. Umumaro w'umunyu nk'uko nababwiye ni mwinshi, wenda abagerageje kwiga amasiyanse n'ibindi barabizi, ariko Yesu ni umuhanga cyane. Kuba yaratugereranije n'umunyu hari impamvu. Ese urumva uri umunyu muri iyi minsi? Ese ubuzima bwa kovide ntibwatumye umunyu ugushiramo? Uburyohe bw'umwuka wera bwongere butugarukemo mu izina rya Yesu. Imana iduhane umugisha. Ndumva nabaha urundi rugero rw'umukozi w'Imana Elisa. Hari igihe naho ngo hari ahantu hari isoko y'amazi arura. Elisa arababwira ati nimuzane umunyu mumpereze, muzane umunyu mu mperezo. Hari icyo bishatse kuvuga. Imana irasaba kuzana umutima wawe, kandi ukabanza ukihana neza, ukabanza ukagira ibintu usezerana n'Imana, kuko ni abantu bagendana bataziranye. Ijambo ry'Imana rijya ritubwira ngo tugerageze kuyegera, kuko hari ibyo ngo tujya dukora ikatwihorera, tukibwira yuko ihwanye natwe. Hari aho ivuga rero ngo nzabishyira ku murongo uko bikurikirana. Kandi mwibuke ko bene data, ibintu byose dukora, imirimo dukora, hari umunsi bizahishurwa bijye ku mugaragaro, bigaragare nk'ibyambaye ubusa. Rero icyadufasha ni uko twasaba imbaraga nyinshi zo kuguma muri uyu mushinga wo gukiranuka no kubaha Imana no kuba umunyu w'isi no gutwara umucyo mu mahanga. Abantu babihiwe n'isi, babihiwe n'ibyaha, bakava mu byaha bagahumurizwa. Imana ibampera umugisha. Ikindi nabwira abakijijwe barimo bageragezwa, Imana izatabara. Ntabwo Imana ni umubyeyi, Imana ni inshuti. Mana we, washora amafaranga mu bintu byinshi, wayashora mu mirima, wayashora mu bucuruzi, wayashora. Nanjye naragerageje kuyashora mu kuririmba, ndabikora, ariko reka mbabwire, ibyo bintu byose ushobora gushoramo amafaranga, hari igihe byanga, hari igihe bihomba, ariko nushora gukiranuka no gutwara kubaha Imana muri wowe, ntago bizahomba. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge Imana. Mwami Imana yacu,
ndagushimiye kuko uri Imana ikiranuka muri byose, gushimiye uburinzi bwawe bukomeye, haleluya, utwitaho uko bwije n'uko bukeye. Turagusaba kugira ngo uduhe imbaraga nyinshi zo guhangana n'ubukana bwa Satani ahagurukije muri iyi minsi. Turagushimiye ko ujya utuburira muri byinshi, mu migambi Satani ahagurutsa kurwanya abera, kurwanya umurimo w'Imana. Twirukanye imyuka mibi y'uburyo bwose mu izina rya Yesu. Imitima y'ubwoko bwawe nihumurizwe, ihumurizwe n'ijambo ry'Imana. Kandi turagushimiye kuko uzadukorera byinshi birenze ibyo dusabye. Turagushimiye, ducishijwe bugufi cyane no kumva imiburo yawe mu ijambo ryawe. Humugisha bano babyeyi, humugisha buri muntu wese mu izina rya Yesu, amen.